Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba mugire amahoro ya Kristo Yesu. Abantu tutamenyeranye hano ku ijwi ry'umukanguzi ni Aniseti niyo mugabo, hanyuma ndi mwene so muri Kristo Yesu, kuba dusangiye amakuba ndetse yo muri Kristo no kwizera Yesu, abo dusangiye gutegereza ijwi ry'impanda. Imana ishimwe. Hanyuma nk'uko musanzwe mubizi, tugira dutya tukagira umugisha ku Uwiteka, tukabona ibihe byo gusenga, tukabona ibihe byo kubana n'Imana. Uyu mwanya ndagira ngo mbahe iri tangazo ry'amasengesho. Hari abantu mwagiye mutubaza ngo tuzasenga ryari, bizagenda bite, ariko Imana igennye ko none aribwo bikunda. Rero Imana ibaha umugisha. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo gusenga bifasha umuntu, aravuga ngo kandi gusenga bimara umubabaro. Urumva ubabaye, ngwino dusengane. Urumva hari impinduka runaka ushaka mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri, ngwino tubane mu mwanya wo gusenga. Ntabwo twagerera rimwe hose ngo tugere kuri buri wese, ariko kandi dufite uburyo bwo kubana kuri WhatsApp group. Twarababwiye ngo impamvu twifashisha group ya WhatsApp nuko n'igihe utabonye akanya ko kubana natwe, usubira inyuma ukareba uko amateraniro yagenze, ukaba wafata ijambo ry'Imana kuri iyo record. Hari bene data twabanye mu masengesho y'ubwashize, twagize ya deliverance. Hari abo tutabonye uburyo dusengana n'umwe kuri umwe by'umwihariko. Uyu ni wo mwanya tubonye kugira ngo tubane mu bihe by'amasengesho. Ariko kandi dufite na groupe ihoraho. Nibwo igitangira, abantu badafite aho bateranira, badafite urusengero. Hari n'abantu mukijijwe, muri abakristo, muri abizera, ariko ntimubona uko mujya mu materaniro. Rero waduha nimero yawe, ukatubwira amazina yawe na nimero yawe ya telefone. Birumvikana iyo ushaka ko dushyira kuri groupe ya WhatsApp, ariyo ukoresha utwandikira. Ni ukutwandikira, ntabwo ari ukuduhamagara, kandi ni ukutwandikira kuri WhatsApp gusa, ntabwo ari muri message isanzwe. Rwose umuntu uduha muri message isanzwe ubu tuvangiye, ariko kuri WhatsApp turabibona. Tubadinge kuri groupe ya WhatsApp, hanyuma dufatikanye amasengesho. Kandi murabizi abantu dukunze kubana ku ijwi ry'umukanguzi, mbere y'amagambo dusengesha imirimo, kandi mbere y'imirimo dukiranuke, dukizwe, twizere, tube ibyaremwe bishya. Gahunda n'ijwi ry'umukanguzi ni ugukangurana kugira ngo ubugingo businziriye bwongere bube maso. Ijambo ry'Imana ryo ryaravuze ngo byuka yewe mukobwa w'i Siyoni, byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Ndifuza ko muri aya masengesho ubwiza bw'Uwiteka bukumurikira, umucyo w'Imana ukakurasira, ukabona impinduka ziturutse mu biganza by'Imana. Imana ibaha umugisha. Rero nsoza groupe, turatangira kwandika abantu. Wowe ukibona iri tangazo utwandikire, hariho nimero zanjye, reka nzivuge, wenda n'utazibona azisome. Ikimenyetso cyo guteranya 2 50 7 8 8 7 2 6 8 6. Noneho by'umwihariko abantu bari hafi, yewe n'uri kure waza. By'umwihariko dushaka kujya dusengana n'abantu, kuko ni amasengesho y'iminsi 3 tugomba gutangira. Umunsi wo ku cyumweru mu rukerera saa 9 z'ijoro za mu gitondo. Birumvikana ko abo tudasangiye umugabane, amasaha abo tudasangiye, birumvikana ko bo azaba ari nimugoroba. Rero tuzajya tuyasenga nimugoroba no muri twibature. Ni iminsi 3, nibature mu gitondo na nimugoroba kuva saa 2, dusenga isaha 1 n'igice kugera saa 2, saa 3 n'igice tube dusoje, twongera umunsi ukurikiye. Ariko kandi hari n'abazashima ko aya masengesho tuzayasengana turi kumwe. Nimuze turyame ku mukeka, turyame ku kirago, dusenge. Ushoboye kwiriza ubusa yiyiriza ubusa. Hanyuma abo tuzasengana turi kumwe, dufite indi nimero mwahamagara ikabayobora. Iyo nimero wayandikira kuri WhatsApp ukamuyoboza, wamuha message isanzwe ukamuyoboza, birakunda. Wanahamagara ukatuyoboza,
tukakuyobora aho dusengera n'uko turi busenga ayo masengesho. Reka nayo nyibahe, nababwiye nimero ngiye kubaha nizayobora umuntu uzaza tugasengana amaso ku maso. Ntabwo ariyo muzandikira kuri WhatsApp ngo babashyire muri groupe, nta nubwo ariyo uzandikira muri message ngo ujye muri groupe, no, niyo kukuyobora. Ni ikimenyetso cyo guteranya 250 7 9 0 5 6 5 6 11. Imana ibaha umugisha. Nawe ushaka ko dusengana, abari hafi mu mujyi wa Kigali, hari n'uri mu ntara watega, turatega tukajya no muri Israel tuvuye mu Rwanda, birashoboka ko waba uri no hanze ugashaka gutega ngo uze dusengane. Ndagira ngo iyi minsi 3 tuyibane, wakira impinduka zo mu bugingo, wakira impinduka zo ku mubiri. Deja n'abashaka gusengerwa by'umwihariko, iyo minsi 3 ni umugisha Imana iduhaye kugira ngo tubane mu bihe byiza byo kubohoka. Reka dufatikanye dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana y'ukuri n'urukundo, uri Imana y'ineza, ntujye uhinduka. Ukuboko kwawe kuracyakora ibitangaza, ukanyuranya amagambo ya Baramu n'amagambo watuvuzeho, ukanyuranya ijambo ry'umuvumo kuri twebwe, ukarihinduramo umugisha, imvura nyinshi y'umuhindo. Haleluya, niyo yabikubyigwa. Mwanditsi yaravuze ngo ijwi ry'amazi menshi n'umuraba wo mu nyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha amaboko. Turaje ngo tukwisunge. Uyu mubyeyi umuhaye ishyaka ryo gusengana natwe, ubikoreye uyu mugabo n'uyu musore, ubikoreye uyu mukobwa n'aba bene data. Turararika abantu impano zawe zasinziriye muri bo ngo baze dusengane zibyuke, n'abantu bashaka gugukorera n'abakwizeye bashaka gukomezwa nawe, ndetse n'abo wavuganye nabo bashaka gusorezwa amasezerano, kugira ngo ubuntu n'imbabazi n'imbaraga by'Imana ihoraho ariyo mugenga wa twese bibe kuri twe none n'iteka ryose n'ibihe bidashira. Amen. Imana ibaha umugisha. Nubona ari ngombwa iri tangazo risangize n'abandi ushaka ko tubana nabo mu buryo bwo gusenga. Imana ihoraho ibaha umugisha. Yesu abarinde. Shalom shalom.